kurata bishyire kera marasa nembamo oyasinka kwawe nagakura ubanza gukunda mwereke ko wayobotse inzira nziza kandi nzagukunda mwereke ko ari wowe ukwiye ibyanjye byose nagutuje mu mutima wanjye iteka nageza tura mu mutima wanjye iteka Mana niyo nshuti yo yakumereye igihe ibyabashaka kudutanya sinabyitaho abakunda koga niyo ntego dufite mu buzima turi nk'abandi bamwe ubu igihe gito nzagukunda nzakurata bishyire kera marasa nembamo oyasinka kwawe nagakura numva nzagukunda mwereke ko wayobotse inzira nziza kandi nzagukunda mwereke ko ari wowe ukwiye ibyanjye byose nagutuje mu mutima wanjye iteka nanjye nzatura mu mutima wawe iteka Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Yakomeze neza cyane ni Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Uyu munsi turashaka ko twinjira mu myidagaduro tukayinjiramo neza cyane. Turaza kumenya byinshi bibera muri studio aho bari codingira byanze bikunze, tugomba kumenya niki kiba kirimo. Ubundi muri rusange umuntu kugira ngo atangire record ye yinjire muri kariyeri ya production y'umuziki biba bimeze bite. Reka nizere ko rero wamaze gukora subscribe kandi ugatukura kandi ugakora no kukazogera kugira ngo ibintu byose bigiye bikugeraho gatanu kuri gatanu chino bamaze kubikora. Nimba warabikoze ntiwongere gukoraho, gusa niba utarabikora kandi ako kantu gatukura ndetse urebe hejuru yaho ukazogera, hanyuma ibintu byose bigende neza cyane. Ngira ngo nkuko mubireba imbere yanyu kuri kamera zacu urabona ko dufite iraboro yitangukira. Okay, ngira byaraza kumbwira kuko nge ntabwo namenya uko byitwa muri rusange, ariko urabona ko turi ahantu kabisa harimo amatara meza ukuntu ndetse na mashini nyinshi cyane. Nimba bazikora nimba bazicuruza simbizi, ubwo ndaza kubimenya. Ariko nabonye piano bitavuga ati byanze bikunze ahantu bashobora kuba hacurirwa icyitwa umuziki. Reka mbwire ngo ikaze kuri Deep Secret TV. Muze bimeze bite? poa poa Meze neza? cyane neza kabisa. Wambaye ikote ryiza. riba ryaraduhenze niba utanserereje. Yes, hanyuma abadukurikiye kuri Deep Secret TV by'umwihariko kuri kamera zacu, ninde turi kumwe? Bo muri kumwe na producer mwigisha aha ni muri Great Sound, hamwe mwumva kuri radio mubona kuri TV ni muri Great Sound. Great Sound namwigisha bihurira he? Bo Great Sound navuga ko it's like a company, nka company, hanyuma mwigisha the owner ni nyiri company. Yeah. Mwigisha ufite company yitwa Great Sound, mwigisha akora iki? Hanyuma iyo company yo ikora iki? Bo Great Sound ukuntu na describing rero nshobora kuyivuga nka ni nk'uruganda. Ni uruganda kuko uruganda rukora iki? Rukora umuziki. Bo hanyuma nanjye rero nkabandi umuntu nyine ukora muri urwo ruganda uproduce nyine uwo muziki. Yeah. Okay, Great Sound ndetse na mwigisha the owner wa company, mbona irimo ibikoresho byinshi cyane.
reka dutangire twinjira muri Great Sound uradusobanura buri kimwe cyose kiri hano kugira ngo tuze kubimenya ese turaza kuvuga kuki buri kimwe cyose kiri ahangaha muri company harimo iki yawe kuko twe turinjiye tuje tugutunguye ntabwo warubiza ariko ni iki kuko tukora ibintu byinshi yenda asubye ikintu kimwe n'icyo nasobanukiyemo piano ariko ibindi ntabwo bisobanukiye kuko ndikora hari uburyo kibiteye isanga umuntu usobanura noneho Great Sound mu buryo burambuye bo ni Great Sound ubwo nintangira gusobanura ndasobanura ko ari studio navuga ko nk'uko ubibona iri ku rwego rushimishije kuko nubwo wenda akenshi ikintu gikora muri production aribura akenshi ni producer ushobora kuba nanone ufite ibikoresho byinshi ariko wenda ubikoramo akaba nta kintu azi icyo gihe ntacyo byatanga ntabwo ndi buvuge ku buryo wenda harimo ibihenze kuko birimo yego ariko cyane cyane ikintu gikora navuga ko ari nk'umutwe wanjye creativity zanjye how wenda nshobora kuba na playing piano byose nibyo bikora hanyuma Great Sound urebye nk'uko ubibona hari imashini iyo mashini urabona ko ifite amascreen abiri atandukanye imwe urabona ko nyikoreraho edit indi niyo gukoreraho mixage urabona ko ahangaha hariho mixer bituma mbona neza buri kintu cyose yaba instrument yaba amapiste ariho n'iki piste nivuga piste uriya murongo uburiho wenda nk'iki uburiho wenda nk'ibicurangisho cyangwa se ijwi ry'umuntu iyo ngize gutya urabona ko iyo ngize gutya nkakanda nkanga nakanze kuri piano hano kuri mixer bita byigaragaza ku buryo rero mba numva neza kandi nanareba ibyo nyine birimo biracuranga bo hanyuma hari sound card ni sound card navuga ko ari nkayo mutima w'iki nkayo mutima wa studio kuko sound card nubwo wenda hari benshi bajya bayibeshyaho ukumva baravuze bati sound card wenda ngo niyungururanga amajwi ngo nigira gute ntaho bihuriye nabamara amatsiko sound card ikintu imaze ni nko guhuza navuga urabona niho microphone icometse bo niho iyi headset iyi ekuteri ubona nambaye niho icometse ariko umva ikaba inacometse no ku mashini bituma kwango idahari urana nkoresha Pro X niyo ni Logic Pro X idahari ntago Pro X ntago ishobora kuba yagira gute ishobora kuba yakora kuko niyo nihuza nyine byose ibyo mba ndimo ndakora yego na sound nayo wenda bituma yumva neza ariko nta kintu yongera wenda ngo ngira yungurura cyane iki nahoze nkomoza kukuba producer ariwe muntu wavuga ko we niwe numva produit ntuzumve ngo wenda ngo hari ibyo bikoresho ngo bya danger iki ahubwo umuntu ukoramo yabikoze ate yabikoze neza yabikoze nabi hazamo na experience hanyuma tuvuye kuri sound card urabona hari monitors abenshi bajya basereza ngo ndasengo ni gucuruza ngo monitors ubundi nize nyine ni speaker za studio ariko burya buri muntu abagenda agira ikintu bitewe n'ibanga ryacyo urabona ko ahangaha hari ama M audio hari na za Beringa izi ngizi ni ukuvuga ngo iyo nkoze nk'indirimbo hari uburyo ushobora kuba wakorera wenda nko muri wenda speaker zimwe zikaza kubeshya ukumva sound wenda tuvuge izi ngizi nubwo wenda izibona ku ruhande izi ngizi zo iyo nyine urimo ura mixinga ugira gute buri kantu kose ubukumva ariko bigusa nibura ngo ushake n'izindi wenda niyo zaba zigize gute ugashaka n'izindi ugashyiramo ka balance ukumva se hamwe ntago haba hagushuka ukumva nyine ari sawa nicyo wenda navuga ko bajya bansereza ngo monitors ngo nyinshi ngo amplificateur ibintu y'ibyo bo hanyuma tuvuye kuri monitors ubwo hano hari keyboard
keyboard rero niyo bita piano ya studio. Keyboard iyi ngiyi niyo nkoreraho imiti, umuntu akaza akaririmba nkumva ukuntu bimeze, then narangiza nka turiya tuntu twose ubona tw'icyatsi kibisi twakozwe nuko nyine umuntu yaririmbye, none sasa ndacuranga. Hanyuma hariya hari imashini ya laptop muri kuhabona. Iriya mashini nayo niyo navuga ko usiye kungu manager ari mu karuhuko ukuntu hari mfite na manager niyo barimo arakoresha, akaba niba ari umuntu uje nko gukora indirimbo tukabanza tukamwandika, tukama amafaranga yishyuye ibiki n'ibiki byose nyine bura ni nkayo mabanga nyine ni umunyamabanga. Navuga ko yenda bijyanye na Grand Sound ibikoresho birimo tumaze kubisobanukirwa nyirizina, turaza kugira tumenya n'uburyo yenda bw'imikorere yayo. Reka twinjire kuri producer mwigisha. Producer mwigisha ni muntu ki? Producer mwigisha navuga ko ari umusore ukiri muto. Abenshi bajya baza bagira n'abandeba babona bitewe n'ukuntu wenda banyumva n'iki kabati, ntago bibaho, ntago ari we mwigisha. Abenshi babaza ngo ndi umuntu w'umusaza, hari n'uwaje arambwira ngo nari nzi ko uri umuntu w'umupasiteri ubyibushye ugize gute. Mwigisha ni mwigisha, amazina yanjye n'ubundi y'ababyeyi ni Mwigisha guteranyaho Moise. Hari abajya bagira ngo bati wenda mwigisha n'iry'akazi, nitwa Mwigisha Moise. Mwigisha Moise rero akaba ari umusore w'ingaragu, I'm still single, ndacyari single, w'imyaka kandi 23, ariko buriya Yesu agize neza biteshimangira icyo bavuga ni pasiteri. Yesu angiriye neza, ngiriye ubuntu, nta myaka ntago natinda, nta myaka 2 yashira navanye ibintu mu nzira. Iki wavara mu nzira? Mvuye mu mubare w'abasore. Bivuze ko utagaraguzwa gata? Bivuze ngo nta birumvikana, ntago nubwo wenda ndi ingaragu, ariko hari uburyo umuntu aba agenda akora chilling. Bizedara kari kaciyemo. Production kuri producer mwigisha yaje gute? Production ubundi kuva kera ndi umwana nakundaga kuririmba, ahubwo hari igihe njya nserereza mama nkamubwira ntari kubanza arakunda kumva indirimbo za kera zimwe ziri emotionere, abashaka arakunda kuzumva igihe ari untwite, kuko ngewe nakunze umuziki kuva kera. Wa mugabo we, nakunze umuziki kuva kera. Hanyuma rero ndumva nko muri 2013 nibwo natangiye kujya muri studio. Ntagiye kwiga production, nagiye kugira gute, ngiye gukoresha indirimbo nanjye nkuko nanjye bangana. Ubwo rero mbona ukuntu bimeze, ndabikunda, nkajya nkomeza njya gukora indirimbo. Hari nyinshi, nubwo nyinshi mba narazibagiwe, mba nakoreye mu yandi ma studio yinde nka prod kuri YouTube. Ubwo wakinira kuzireba icyo gihe nitwaga ni Moise Mwigisha, ntabwo nari nundi amazina yanjye nyine usanga kenshi mba ndi kumwe nayo. Nkabona ukuntu bimeze, abana ibi bintu ariko ni byiza. Umva nk'abana ariko gute ntagira dreams ngo nanjye nzagire studio. Ubwo nkomeza kugira noneho sasa aho ndabyibuka nigaga Igikondo mu mwaka wa mbere wa kaminuza, kuko ngubu ndi mu wa 3 nyine ndagraduating uyu mwaka. Nibwo nigeze kujya muri studio y'umuntu wankoreraga. Njyayo boss nabona bango ni boss wasi wakoraga, ubona bango ni boss wao andya amafaranga. Andya amafaranga yagatsi. Andi amafaranga nangije ndi umuntu rero ugira reka mbivuye ngo ni umujinya mwiza.
ngira umujinya muzabani ibi unkoreye nshaka gukora ibishoboka byose. Icyo gihe nta kintu gito narize about production, ntago njya mbeshya mubwiza ukuri deni ya umuntu akumva produit zanjye akajajinga kumva kiyumvira nababwiza ukuri kose. Ubwo nyiri the owner of that studio yandi amafaranga dear friend kuyavuganya vuge yakuriye ngahe nditaragiye gukurira bo nta nubwo ari na menshi yandi amafaranga 15 ndavyibuka 15 ati undi amafaranga yanjye ibyo narinje ku ngo unkorere ntubikoze ara mu biryogo ntacyo. Next year tuzaba turimo turavuga nanye mfite studio ubwo mbirwana urugamba cyo gihe ariko nkabivuga nta n'igiceri cy'ijana ngize gute mfite mvuge ngo nagura ibikoresho sibyo. Ubwo nibwo rero naje kugira ishyaka bo nari mfite imashini ya laptop nkajya njya kuri connection twigaga kuri SFP hari network yirukanka cyane nkajyaho nkareba how to do this uko buriya abantu badukurikiye banze mbibwire nushaka no kumenya niyo wakandika ngo how to eat an avocado gute barya avoka kuri YouTube bahita babikwereka. Ubwo najya kuri YouTube nkagira gutya nk'abandi wenda nizihe application zikomeye umuntu ashobora ko yakoresha mu kuba muri music nkabona benshi rero barimo barakoresha Pro X uwo bita ngo ni ari Chris uwo muri nizo w'umunya Nigeria nkabona ni izi ngizi abandi bose nkabona niyo bakoresha bo ndavuga nti bizagenda biza gake gakeya bo. Hanyuma ubwo ukuntu byagenze naje kugira icyo gitekerezo kuko none ababyeyi mu rugo n'ubundi nakoraga uwo muziki batabyishimiye ndabibabwira ntibabyumva neza. Gusa ikintu cyaje kwemeza ababyeyi banje ko mbishaka koko hari uburyo naje kubigenza mbona amafaranga navuga nk'ibihumbi nka 400 wenda na 50 nyabonye amafaranga. Ubwo mbwira mu rugo nti nagize igitekerezo cyo gushinga studio none ko mfite amafaranga nta kuntu mwanyongerera mu rugo abanza kwanga kubyumva ariko baza kugira gutya ndabyibuka ubwo urumva natangije ubundi studio natangije kuko ubu ngubu rwose ndaza kubivugaho nyuma natangije amafaranga nka miliyoni nyine ntangize ibiri basic ibyo mbona nyine nakoresha nyine ku buryo ko nigize kukubwira ko buri iki gikora cyane ari producer. Ubwo ngura ibikoresho ngura nyine ibiri basic bo ko nagendaga nyine nkora ngenda nyine nagura ariko inshuro nyinshi nkunda kubibwiza abantu ukuri. Production impamvu gikora ukumva kuri radio station indirimbo zanjye zifite quality zigize gute nuko mbikora ngize gute mbikunze kuko bura nanabitangiye no gucuranga hari uburyo aba producer benshi sindi buze kukuvuga ngo barunaka cyangwa runaka akaba ari ukwishushanyiriza yari gukora nka beat akabatirimba agafata suri agashushanya ariko ngewe naye natangiye ari ukomeze ariko akakanya level ngezo mu gucuranga avuga ko ari birashimishije. Iyo byose nuko it's for the love of music nicyo cyagiye kibinshoboza. Ubwo rero navuga ko production nta hantu navuga hagize hari ngo hari ishuri ngo nagiye ngo kwigayo ngo umuziki ngo mvuge wenda ngo byagenze gute ni kwa kujya kuri YouTube how to do this and this and this and this no sasa nakora ikintu nkumva ni sa nanjye ubwanjye nyavuga nti kabisa kandi koko burya umuntu akoze ikintu yagiye kwiga n'umuntu akoze ikintu ari impano ye ntago bishobora kuba byagira gute byahwana kuko uwo gikora ari impano ye ari nk'ibintu bimuvuyemo ni ugikora better than uwagiye kuvuga ngo arajya kukiga kuko ashaka kukiga wenda tuvuge umwarimu nanjye kuvuga ngo lecture ko nabenyere muri kaminuza mwarimu akavuga ati wenda
bazamura EQ uko nguko warangaye uri muri telefone ugize gute. Ariko iyo ugize gutya ukagira umuhate wo kwishakashakira ibintu, ukaya ku ma YouTube channels ukareba aba producer baba professionnel nyine bakaze ibyo nimvuga bakaze wenda nituvuge mu Rwanda tugiye nko muri wenda murabona ko TZ basa nk'abateye imbere muri Nigeria, nuko ubwo nyine nkareba ibyo bagenda bakora. Kuko buri kintu cyose dear friend nakubwira ko nicyo ntubona nk'iyi climatizer ubona nga njya kuyizana nabwo nabona numvaga hashyushye simbyita ko narebye wenda nko muri Wasafi nkabona ka climatizer karimo, nkabona urebye muri Tanzania, urebye muri Nigeria, ubona amasudio yaho buryo akora nawe uti buryo kinange studio yanjye ngomba kugira ibyo nshyiramo kugira ngo izazamuke. Ngoko ukuntu byagenze. Hanyuma n'utundi twose nkafata wenda nk'indirimbo yakozwe n'umuntu wo muri Nigeria nkayishyiramo nkafata headphone nkashyiramo nkumva uburyo soundinga, uburyo instrument soundinga, buri kimwe cyose nkagenda ngira gute ngerageza kwigira kuri bariya nyine bagize gute bagize icyo baturushije. Niko byagiye bigenda. Noneho hari ikindi navuga, ntago ndi bube nk'abandi wenda avuga ati runaka yaranyigishije ikintu, ariko nubwo yanyigishije ikintu wenda turi muri press imwe wenda twese ntago wenda navuga runaka ngo yambwiye iki. Hari umuproducer navuga ko ntagakoze cyane, ariko nta nubwo ari n'umwana, witwa MAB ukorera akunze gukorera mu karere ka Muhanga cyangwa agakorera na Kigali ashatse nyine, kuko abashaka hose nyine agerayo. MAB rero niwe navuga nko mu Rwanda, numbaza mu Rwanda gusa ngo ninde mu producer wenda wabureberaho ibiki n'ibiki, ntabwo ndi bugende bamubwire ngo made beating, mubwire ngo nox beating ibiki n'ibiki. Ngenda avuga MAB, kuko MAB niwe nyine mbasha kubana nabashaka, kuko ubu ngubu bwo maze kugera kuri level yo kwa mbizi. We naramubwira nenda se iyo umuntu ashatse nko kubigenza uko nguko byagenda gute, agahita ambwira gusa nkarana buri kintu cyose nkoze nkakimemoriza ku buryo ubutana ntongera kuba nagira gute. Urabona uyu mutwe wanjye ubitse ibintu byinshi cyane, byinshi ubona ari munini habe namba kandi nubwo ari gato ngo karatsindagiye ndiko bajya baririmba, sibyo? Ubwo bikagenda gutyo nkagenda ngira amatsiko. Noneho sasa nafata nk'indirimbo, kuko production ntabwo ngewe navuga ngo nayimazemo, kuko hari umuntu ubwira abantu ngo ngewe production ngo nyimazemo imyaka myinshi kugira ngo akunda bakange baze ngo bazaye amafaranga menshi cyangwa iki, byo nagari byo bikora niyo waba umaze mu kwezi. Ariko icyo ukora the people consider kucyo ukora ako kanya se kimeze giti, kandi revo natangiriyeho. Ubu genda wumva abantu bambwira improvement, ubu nahoze ndi kuganira n'umunyamakuru umwari marambwira ati ewana byaje kabisa ku buryo nageze kuri revo yo kuba nafata nk'indirimbo nakoze wenda namaze kuyiha nka nyirayo nkayiha wenda nk'umunyamakuru wa radio station runaka, agahita abati iyi ndirimbo irankomye ahubwo reka mpite nanayikina. Urabyumva ko wenda nkanyimuhaye nko kuri email cyangwa nyimuhaye nk'ayande kugira ajya yiyumva, akagahita agira navuga agahita yumva ashatse kuhita anayicisha kuri radio, ukumva ko byagiye biza nyine gakeya. Kandi niyo hagize nk'umuntu nawe yumva wenda nk'igihangano cyanjye nko kuri radio zitandukanye, I mean igihangano nakoze cy'abahanzi nyine nakoreye, bakabati courage kabisa, ibintu bimeze neza, barimo nabizamo. Kandi nyine ngiye nkunda umuntu, ntabwo umuntu wambwira ati wagezeyo, ntabwo ngiye nakumva byishimye. Ahubwo komeza ugire gute, ugerekeho wongere nyine ubumenyi, wumve nyine
ko ibyiza biri imbere nuko nguko nyine ngewe ngenda mbigenza ngenda menya utuntu nkamenyera ko nakumva nk'akantu wenda hari ikintu wenda ushobora kuma mu ndirimbo wenda nk'iya Chris Brown ukavuga uti ese ko irandirimba ya Chris Brown harimo ikintu kivuga uko nguko ni gute byagenze kugira ngo kivuge uko nkamenya ngo wenda ngo ese kugira ngo kivuge gutya bakita ngo wenda mu cyongereza kandi ndwana nacyo kukimenya namara kukimenya nkahita njya muri YouTube nkandikamo ngo how to wenda niba ari slow down ibyaje navuga ngo cyangwa kumva aravuze ijwi rise ryikata nkahita njya muri YouTube nkafata imashini connectaho connection then nkajya YouTube nkandika how to do this and this byose nkagenda mbibona bigahita bikubitaho ko rero nikiza kubabwira ko nakunze umuziki kuva cyane none uri ikirushije uri emotionnel nibwo uri emotionnel ni zandirimbo ushaka kuba wakumva nawe gawa namarira akaba yagira gute yanatagara ku bantu bakunda kumva n'indirimbo nakoze uzumva inshuro nyinshi nyine biterwa kashi biterwa nanone no muhanzi kuntu aririmba ariko nanone ibicurangisha burya nabyo bigira participation nini cyane mu bwiza bw'indirimbo nuko nagiye rero menya ibintu bigenda neza Imana igenda ibyagura nigize kubabwira ko natangiye ibikoresho ari nka wenda bihagaze nka miliyoni imwe ariko ubu ngubu nkuko mubibona amaso arababwira nka miliyoni nk'eshatu zirengaho ko nguko ukumva ko ari ibintu nyine rimwe biragenda biza nyine kuri producer mwigisha niyihe range yakwiha y'imyaka maze mu muziki awukora muziki ndi umuhanzi cyangwa nkora production natangiye nakubwiye ko mu 2017 nibwo nigaga Igikondo 2017 baje guhita badukura i Kigali batuzana inahi Butare ndumva natangiye production nge nkunda kuvuga ukuri seriously ntawo nabeshya natangiye gukora umuziki muri 2018 nibwo natangiye gukora ntangira gukora gusa ikintu cyantangaje navuga indirimbo ya navuga mu ndirimbo nk'eshatu nakoze nayihaye umunyamakuru niyo ngewe abanyamakuru barambaha agaciro cyane kuko umunyamakuru abaza umuziki abo bati yakumva ikintu abo bati iki kintu ntabwo cyanyura kuri radio cyangwa se iki cyanyuraho numva nayitanze indirimbo kuko nari ndimo hari uburyo wenda nari ndimo ndashaka ko nagira imikoranire wenda nimwe muri radio zikorera inaha nyine nkakorayo mu rwego rwo wenda ndi nk'umuproducer ntatarwa ngo ndi nk'umunyamakuru noneho umunyamakuru arambwa ati impa imwe mu ndirimbo wakoze twumve ndayitanga nyitanze ati se birabibaho ko wakora indirimbo imeze nk'uko nguko kandi nta gihe urabimaramo bitewe n'iki ni wa mwanya wo gufata nyine umuntu akiga rimwe na rimwe nkarara nanakanuye burarigenda arankanuye rwose nemera umuriro ushobora kuba nakoresha umuriro wenda n'inite n'ebyiri ijoro ryose ndimo ndiga how to do this nkuko nabivuze noneho sasa ubwo nyine nababwiraga igihe maze nkora ibingibi muri 2017 intangiriro ya 2018 nibwo natangiye gukora production yakugeza n'izi saha nyine nk'abandi kandi urumva ko nyine birimo biraza ubwo niba naratangiye kujya nkora ibyo buhumba bakumva ari sawa gamba bati courage ni neza bimeze neza urumva noneho next iki kigiye gukurikiraho abantu bitegura ibintu nyine bimeze nk'ibintu by'ibibombe watangiye uririmba kubera iki utakomeje kuririmba ugahita wirukira muri production no kuririmba nta burya producer muzima nigeze kubivuga producer muzima nuba azi inshuro nyinshi akaba azi gucuranga
sibyo nubwo nakubwiye ko hari ababikora batagira gute batazi gucuranga akari gushushanya bati niba umuntu aririmbye ngo wenda aririmbye ngo ndagukunda ariko agatangira byose ugasanga yenda agira gute abishushanya. Noneho ikindi agomba kuba azi iki azi kuririmba. Nimba kumenya kuririmba amanota yose nyine wabasha kuba mbese ngo nawe uguri kubyumva ukabuzi kuririmba. Rero kuririmba ntago nigize mbireka, kuririmba ntago nigize mbireka. Benshi bazabumva wenda ngo indirimbo ya producer mwigisha yanyuze kuri Keti Radio, kuri Salusi, RCUye n'izindi radio zitandukanye, bakumva ko nyine ati bese ura mujama ni producer akaba n'umuririmbyi. Ariko burya biba byiza iyo ubikoze byose, kuko bituma umuhanzi aza babyita gukotora. Niba aririmbye ibintu kumva ntibijyanye ukahita umubwira uti bigenze uko dear friend, nibwo indirimbo yarushaho kugira gute, nibwo indirimbo yarushaho kuba nziza. Ubu rero kuririmba nabyo nababikomeje, nabaye nka wa muganga wivura. Nukuvuga ngo iyo ngize gutya akenshi indirimbo zanjye dear friend mina mite mboneraho no kubibira akabanga. Indirimbo zanjye akenshi ni true story, akenshi ni true story kuko ushobora kuza ukambwira nk'ikintu nkabona kirambangamiye kirambabaje, namara kubona ko kimbabaje icyo gihe ntiriwe ntango ndinde mfate nk'ikaramu ngo ndandika, ndaza nkacuranga nakumva melody ndyoheye nkahita namaze gukora nka beat nkahita njya kuri nkahita kuri microphone nkahita ndirimba ikikoro nguko nabikomeje nabyo. Uruganda rwa production warusanze gute? Uruganda rwa production nasanzemo ntabwo nzatinya kubivuga. Nkuko nigize kubivuga ngo nyine ndi umuntu ukora mu ruganda, harimo abantu bavuga ko wenda bazi ibyo baba barimo barakora, sibyo? Usanga barimo akenshi barimo baragereka itafari ryabo ku muziki. Ariko hari n'abandi ngiye kuvuga uko bose bigeza ndakomeza ngire gute, ndakomeza nisegure ku bantu. Hari abantu bakora production wenda ubona nta musosi, ugasanga arimo arakora ibintu agakora icyo bita abasani bita kugira gute gupfunyikira, sibyo? Nasanzemo abantu b'abahanga abo navuze biki mfatiraho n'iki bakaba barora modo banje. Ariko nasanzemo nanone n'abandi bameze nkaho bishakira amaramuko gusa, kuko ngiye iyo nkora umuziki ntago ari uko mba shaka amaramuko gusa, sibyo? Nkora umuziki kuko ndawukunda, nkakora umuziki umuntu akaza tugaciringa akambwira nkamubwira amafaranga atari make cyane kandi nanone atari na menshi cyane, kuko inda yanjye ukuntu ngana byushye kuko nabyo biba bifite ahantu bikomoka, sibyo? Ngomba kubona amafaranga ariko nanone nkakora ikintu gize gute, ikintu kizima. Ukuntu nasanze rero umuziki umeze sizina na wavuga range runaka muri Huye mu Rwanda hose bitewe n'ikibuga ukoreramo, bitewe n'ikibuga nkoreramo. Kamubwire mbere yuko tuzangaha hari umushuti wanjye nawe nkunda kuvuga, ntago njya niharira ijambo kuvuge ngo nakamamaza ngo studio yanjye biki. Hari umushuti wanjye witwa Panda nawe ukorera muri Dala Sound, nayo ni studio nayikorera inaha. Before yuko tuza muri Huye guy, ni ibintu ntago nakirirwa mvuga ibintu byinshi, ni ibintu byumvikana bizwi rwose. Before numva ngo hari ngo studio yitwa ni Molix Music, Batom Close bakizamukiranga. Noneho sinzi akamuvoma kaje kubaho bakura. Urabona akenshi kaminuza y'u Rwanda ikunda guplayinga role igize gute, guplayinga role nini mu bikorwa remezo byose, sibyo?
abona impamvu mbere hari umuziki ukomeye mu Rwanda. Impamvu mbere hari umuziki ukomeye nuko kaminuza n'ubundi before yuko nuze kaminuza y'u Rwanda iba ikiri nuru ni nuru abatarayigira UR. Ahangaha niho hari hahoze n'ubundi hakomeye. Ubwo noneho bije kugira guhinduka, baje guhindura system government, basubije babashyize mu press atandukanye. Ubwo hano hahita hasa nkagize gute nkahakonje. Ariko urumva nigize kukubwira ko naje ahangaha ndi umunyeshuri. Na Panda Beat wo muri Dara Sound nawe yaje ahangaha nk'umunyeshuri. Then nibwo ama studio yacu yaje kuza. Ariko nubwo wenda umuntu ataba ngo ni izina ngo rikanganye ngo rikaze cyane, sibyo? Nubwo umuntu ataba ngo ni izina rikanganye cyane, ariko dufite ahantu tumaze kuhageza. Dufite ahantu muri Huye rwose tumaze kuhageza, wavuga mu muziki, kandi ibyiza nyine biri imbere nkuko nigize kubivuga. Nabwira abantu bagakomeza n'ubundi gukurikirana nyine ibikorwa byacu ko guy turashoboye. Ubwo no buryo wasanze yenda mu majyepfo bihagaze, ariko by'umwihariko mu karere ka Huye navuga ko karere ka Huye ni no ku nkomoko y'umuziki cyangwa se abasitari twitwa ko dufite muri iki gihugu. Ariko se abahanzi wasanze mu majyepfo bafite impano bimeze bite? Ntago nakubeshya, abahanzi bafite impano. Abahanzi bafite impano, ariko ikibazo cyabo bagira nta amafaranga yo yarabuze. Usanga benshi hari ugiye kumva araguhamagara ati se ko nkeneye ko azambera manager, ngo nkajya nkora ibitaramo, ngo nakora ibitaramo, ngo namara kubikora ngo amafaranga avuyemo ngo tukayagabana. Ukareba ati se umuntu ntaranakora n'indirimbo n'imwe, ntagize gute, aho ugasanga ati akeneye management. Icyo ni ikibazo nagiye mpasanga. Ariko abantu bazi kuririmba muri Huye barahari pe, barahari. Bavuko King, bita ba Dusa, N Generasi, barahari bazi kuririmba benshi cyane. Barahari. Urebye umuziki w'ihuye mu gihe naguha nk'umwaka, tugize nk'amahirwe nka Covid kava mu nzira, ni ibintu byaba byiza cyane kuko byaba bikaze. Hanyuma umwihariko muri Great Sound ni uwuhe? Umwihariko muri Great Sound nigeze kubabwira ko n'ubundi ari ngewe nkakoramo ndi umuririmbyi, umupianiste ko baranzi gucuranga, nkaba ikindi kandi rega nta muntu atagiye yizimba mu magambo. Ibikorwa umuntu aba yumva activity nizo zitanga describing. Abora nkeka ko umuntu utari waka ugize amahirwe yo kubona Great Sound wenda kuri iyi TV, afite ukuntu yumva Great Sound. Nkeka ko atayumvaga nkaho wenda ari nk'aga studio. Rone nahoze numva abanyamakuru bari gukritika ku ma studio aciriritse, basanga umuntu afite nka complicateur, afite wenda ka machine, afite ka laptop wenda, usibye ko nazo burya nazo nkuko namye mvuga biterwa na karite yayo n'uburyo nyine ubushobozi ifite. Ugasanga umuntu araho nkeka ko yumva Great Sound akumva wenda ari nka studio n'ubundi nyine n'ubundi igize gute ifite ibikoresho ko bitewe n'iki n'ibyo wenda yumva. Umwihariko rero uri muri Great Sound, nta muntu ukorera indirimbo ahangaha bivuge nongere mbivuge, nta muntu ukorera indirimbo ahangaha ngayitware atishimye. Kuko hari igihe umuntu akora ikintu yamara kugikora benshi bakaba bagikoze nko kwikiza, sibyo? Nge ntago njya nikiza abantu, ndagufasha bishoboka byose niyo wanataha n'injuro n'eshatu, kuko wenda arabona man ifite ibikoresho byinshi bikoresha umuriro mwinshi. Ngize kuvuga ko hari igihe nkoresha wenda n'inite ebyiri ku munsi umwe, sibyo? Ariko ndemera nkagira icyo gihombo
ku mafaranga wampaye rwose nkemera y'umuriro akaba ariko nkaba nawe ariko bigusaba kwigomwa ukaba wasubirayo wumva nta kibazo ufite sibyo nkaba nagira gute nkakuba ko beat bitewe nuko nsigaye nzi gucuranga ushobora kuba nayikora no mu gihe kingana no mu minota 15 ubwo ntago ari byo bintu ushobora kuba byangora ushobora kuba naguha beat kuko nundi wanyishyuye amafaranga nkaguha beat nakubona ni genda ujye kurepeta then ukazagaruka wagize gute ukaza iryo ni buri abantu mbameneye ibanga kuntu mbigenza gusa inshuro nyinshi usanga ari uko bakorerwa n'umuntu bakosora ni mwigisha yabaye mwigisha byarenze kuba ari izina niswe n'ababyeyi abo nabaye namwigisha ndakwigisha abantu kahaba niyo nanagukubita n'umukandara ariko ahangaho ukaba rwose ufite ikintu kizima ushobora kuba wakumva kuri radio gaho ati uyu mujama arashona arabizi kuko muri studio buriya burana ba Bruce Melody ba Safi ba Norris Butera bande ugiye ukamaze muri studio biba bimeze bitatu bango biba bikaze mu koboye kuko hari igihe uza ufite confidence uri cyo bita over confidence wagira ngo kandi rimbira nkabyumva kumva ni sawa gatutanye ugasiribwa ati ngiye gukoma abantu nkahita nseka ni akarero gake na feri kuko ibyo uvuga n'ibyo uri buze kugukora nta byize gute nta bihuriye kuko iyo atangiye urabona ino microphone iyo ayigezeho usanga kenshi bakunda gususumira kugira ubwoba kugira gute ariko ngiye mani ngo umwanya mani ikindi kandi nshobora kuba nakorera abantu barenga ntago barenga urabona icyumweru kigira iminsi ngahe 7 nta ushaka kuba nakorera abantu barenze 7 mu cyumweru kuko buri umuntu ngira gute muha umunsi we kuriyo niyo twanakirirwana nkamukosora abantu bigenze uko nguko tukirirwana pana ya pressure ngo kuri waiting ngo hanze ngo mfa ngo mani ngo none ngo wenda ngo ko Bruce Melody ngo Safi ngo ari hanze mukaba ngo wowe ngo ubona ngo ukirimo ngo urazamuka gusohoka rero ngo nzagundi munsi ngo reka ngo nkorere ngaba bishoboye ibyo ngyo ntaho njya mbikora umuntu muhu munsi we sibyo muhu munsi we tugakora ukazandenganyiriza ikindi ariko navuga ko ari wo mwihariko kuko nta bintu by'akavuyo byaye ni wenda ngo muri studio ngo umuntu ngaba afite ngo ubwoba ngo kuko ngo wenda ngo Venus habi neza ngo yicaye ngo ahangaha ngaramureba ngagire hano nta bantu benshi nta kavuyo nta kavuyo kuko akenshi usanga mu ma studio wenda impamvu akunze kwa failinga usanga abenshi bakoresha ibiyobyabwenge nabonera nko itambwira abahanzi mwigisha nubwo abenshi bavuze ngo wenda ngo ni izina ry'abapasiteri iki yanjye ni umunigamana tumutaramugiye kabisa chilling ndayigira nama nshobora kuba nagira chilling n'umuntu wenda n'ibyo biyobyabwenge bikoresha the first you have to know how to make a relationship hagati yawe n'undi muntu wari we wese sibyo ariko mwigisha hagakoresha nta kiyobyabwenge n'iki na kimwe akoresha nimvuga hari ibyo biti biyobyabwenge hari n'ibisindisha ibiyobyabwenge wa include wenda wavuga nk'iki amatabi n'ibindi ntajya ngo mugo ibintu nk'ibyo ngibyo no hari n'ibisindisha ibisindisha byo bitandukanye n'ibiyobyabwenge ibisindisha nabyo harimo inzoga wenda iki agatama nta kibazo abantu bagafata ntacyo ariko nkanjye kuva navuka ntago ndatestinga no ku nzoga ngo numve wenda ngo imeze uko nguko yenda umuhanzi ukurikiye mwigisha ushaka kumugana niki cyambere agomba gushyira mu mutwe mbere yuko haguruke ikintu agomba nabyenye mbere y'umuziki ko ntacyo muri hagati ikintu cyambere agomba gushyira mu mutwe kuko ngende umuntu uri woroshye ibintu ariko kandi unakaze ku rundi ruhande nkunda kubivuga kuko uri umuntu azi ko agira amahane
akabimenya sometimes agira ama situations akaruma akabasha kwa yakaruma sibyo ariko ndabizi ko ndi umuntu ugira amahane umuntu rero wango mwigishanga agasuzuguro yanga icyo bita imiserero sibyo umuntu wese ushaka kugana Great Sound agomba kuza mani akaza yiteguye nyine kwiga gukosorwa ntabe ari nk'igifura wani mubwira ngasema nanga kukotoye ngategera kaza ngo ngewe ngo mani ngo ngewe ngurazi ngo hose baranzi mani ngo radios ngiki kuko akoba wabo kinwa kuri radio cyangwa ugira gute nagaje babivuze ngo urashoboye cyane kuko ibyinshi bidependinga ku hantu ugenda ukura iki ubufasha support producer uwo wagishira inama tese kino kintu nyandike gutya ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo ukaza uri flexible uzi ko uri bukosorwe uzi ko nibuje ufite urumelody rutameze neza hari uza karirimba kumva ati akajya muri zandi mwaderina haderina urazizi ibyo ndabyanisha no kuba hari umwana yenda ushaka kwinjira mu muziki bwa mbere ni yihe nama wamugira inama mu muziki bwa mbere arumva afite impano ariko arashaka kugana producer gira inama umugira inama nagira umuhanzi ukizamuka iyo akizamuka aba hari ibintu byinshi cyane aba atari yagasobanukirwa nuko nanjye nagiye ngira niki nshaka makuru ngira gute rukumva namugira inama yo kubanza nibura ushaka umuntu mubamubanjirije usobanukiwe n'umuziki kandi kamubwira ese umuziki ni iki uko hari igihe uza wagira akantu ukora ufite ubundi buryo wiyaranjemo wamara kugakora gahita utangira hoteli ndakaze ati ku radio baranyina ashaka gasanga iki kuko buri umuziki ujyana na discipline nkuko nahoze mbivuga kuzanga uzuri flexible sibyo ukiga buri kimwe cyose bakakubwira ati se abakubanjirije kandi nabo ukareba umuntu utagira gute utagushuka kuko hari uwo wajya wasanga akakwigisha ndagukoresha bya biyobyabwenge bya biyobyabwenge nayingiye kubyitanya n'ibisindisha akagira gute ugakora attention ariko ukabanza ukagenda ukagira ukareba nk'umuntu wagira nk'iki wagira nk'umuroro modo akajya kwigisha ukagifata nk'indirimbo z'abandi bantu bakomakomeye kagiye ndasubiramo nta kugira inama yo gukopera ibyabo ahubwo ukareba ibyo bakoze ukajya kuko burya gusubiramo indirimbo z'abandi bantu bituma hari nk'inota nka Bruce Melody ashobora kwaririmba ukaba utabashaga kugira gute kuririmba ariko wajya uhora uririmba nk'indirimbo ze ukabasha kuba wagira gute wamushyikira byasaba ikindi kandi ntuzajye mu muziki udafite ahantu ukura igishoro kuko bizaguteranya n'abantu jya mu muziki ufite amafaranga cyo kintu nakugira inama igihe udafite amafaranga byihorere kuko bizatuma ejo uzagira igitekerezo cyo kujya mu muziki nurangiza ugenda ujye muri chilling ngo na producer niki numugera imbere ugatangamo utishako mfite impano wankoreye indirimbo kuntu ko ninjyana gacuruza ibiki n'ibiki icyo gihe nkanjye ubukeneye amafaranga nzakunyuza mu ijisho ninangiza mite mvuga ni wowe nta nubwo uzigera ugira gute uzamuke ngudekuraje jya mu muziki uzi ko hari ahantu uzakura amafaranga by the way umenye uti ibintu byose bigize gute biri ku murongo apart from inama wenda y'ibyo ngibyo byose navuze kuri discipline financial kaba wuzuye neza sibyo ikindi kandi ukabona ko nyine n'undi nta kintu biri buze kuza kukubangamiraho kuko akenshi umuziki hari abawugira nk'igikoresho ugasanga barawitwaje kugira ngo akunde bakore iki amabi ati se ko mbona Safi wenda akora iki ngiki cyangwa se runaka bo buze Safi nabona ibi ngibi ntago ari umuntu mubi gusa nuko wenda nkunda wenda n'uburyo abikora yabigira neza bikora neza ariko wenda ngo nabonye wenda mvuge wenda Sani
wenda yagize gute yagiye nko yifotoje yambaye ubusa ikintu cyaho ati nimba umuhanzi bakumva ko wa muhanzi wenda tuvuge runaka niba wenda tuvuge ari borekanere kuvuga amazina kugira ngo hatagira abantu babonekamo wenda ari runaka wenda ngo yifotoje ari kuri yagiye yasohoke nk'ahantu wenda yambaye ubusa buri ngo ntacyo bivuze ngo urango ni umuhanzi ibiki n'ibiki. Umuziki ntago ari indiri y'iki y'ibirara. Umuziki ni business nk'izindi kandi nta umuntu uri muri business ntagakina. Business umuntu yayikora agira ngo agire gute abona amafaranga but nawe akagira gute akamenya uburyo ki agomba kuwitwara kuko ni nk'isi. Generasi niwe wigize kuririmba ati isi irazenguruka utayigize gute utayigenze kuzengurukana n'isi nyine uzengurukane nayo ushyira mu bwenge kugira ngo utazakora iki utazabya bindi masamba avuga ngo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Turi gusa naberekeza ku musozo dusoza niki hatwe tugukurikiye kuri Deep Secret TV twasigarana abanyamuziki basigarana iki abaproducer basigarana iki by'umwihariko ikintu basigarana dukore nkuko namye mbivuga dukore umuziki ari uko tukunze atari uko dushaka iki amaramuko nabyo I can say that ni nama branch y'iki nabyo bigomba kuba bishamikiye kuko ntago wakora ntago warara iryo joro ngo nurangiza ngo ejo ubwirirwe ngo ntago byagenda neza nabyo amafaranga nayo abakenewe nkuko nabivuze ariko reka tureke kuba icyo kintu tugize gute dushyize imbere. Ikindi kandi duharanire ko buri muntu wese ku ruhande rw'aba producer umuntu wese ukoreye bitazamera nk'abo njya numva kaza akenshi yarakanga ngo runaka ngo yarangushonye ngo yangiriye ntago ndi bavuge izina ntago narivuga ati runaka yankorete ati yankoreye ibintu bya fake ati baba we ngo mbe ukuntu yampfunyikiye mpita nkubwira nti ibyo ngibyo byihoreye reka dukore noneho uzumva ibyo ngukoreye ngewe kuko wenda bizatuma wenda unakora judgment umenye ngo runaka karite ni iyi runaka nawe ni iyi ngiyi gutyo uri kumva ariko akenshi dear friend ibyo ngibyo mbivuga ntayobewe yuko hari aba producer bakora ibintu bakabyica babishaka sibyo ntago uko mbiyobewe ibyo ngibyo mbivuga kugira ngo nibura uwo muhanzi abe yanatuza kenshi hari igihe wanamubwira ati runaka wapi none nawe wakora icyo atishimiye akazagenda banga runaka wapi ukumva byabaye nk'amatiku ugasanga rero ntago ari byiza cyo navuga inshuti zanjye aba producer bagenzi banjye dukora ikintu ariko tugikunze atari uko nyine ari amaronko gusa. Abahanzi nababwira ikintu nababwira mufite mwigisha ubu ngubu tugiye gukora ku buryo nababwiye umwaka subura umwaka uzagira rega nuko corona irimo iramvangira kuko ngewe mfite I can say I have a dreams mfite inzozi ko uyu mwaka urashira nyine baramezi 12 arashira Butare itwika kuko urebye agahemaze muri production ibintu ndimo ndakora noneho nindamuka ndacyanda hahandi ya YouTube ya machine yanjye na ya connection ndacyabifite. I am just learning more about the production tuzakora ibintu bizima cyane. Okay, producer Great Sound, producer mwigisha Great Sound akorera hehe nimero ya telefone kugira ngo mushaka azanamuganiriza. Producer mwigisha akorera Itumba njya numva benshi bavuga ngo ni Josi ngo ni mu Biryogo ngo ni Nyamirambo ngo hibutare Itumba rwose bageze ku isantere rwose wageze aho kuri New Vision ira ni motel ni hotel ni iki ni motel I think ni wahageze then warangiza ugahamagara kuri nimero ngiye kukubwira ndahera kuri MTN ari nayo iri kuri WhatsApp
ni 078 045 2 3 7 5. Hanyuma Tigo ni 07 25 09 3 4 5 7. Ukampamagara tukavugana mwigisha mugakora ibintu bizima cyane. Ndagushimiye cyane mwigisha. Urakoze cyane. Okay. Yes, nuko twareshyaga wakurikiye Deep Secret TV. Nizere ko ikiganiro mwigisha pro abagejejeho cyabashimishije. Icyo usabwa no gukora aho hatukura edero kandi ko kazogera kugira ngo byose bigenda neza cyane n'amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.